ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Imyaka 5 y'ibikorwa nicyo gihe cyakoreshejwe kugira ngo pariki ya Gishwati Mukura, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO, riyemeze nk'icyanya kibungabunzwe ku nyungu rusange z'abatuye isi. Ni ibikorwa byakozwe n'umushinga Rafrek ukorera mu kigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Hibanzwe ku gusubiranya isura amashyamba kimeza ya Gishwati ndetse na Mukura yahoranye, haterwa ibiti, habungwabungwa inkengero zayo ndetse n'imigezi ibarizwa muri ayo mashyamba. Uyu mushinga kandi wanitaye ku gufasha abaturage baturiye ayo mashyamba muri gahunda zitandukanye zigamije kuzamura imibereho myiza yabo. Bahabwa amatungo, bafashwa kuzamura umusaruro wabo ukomoka ku buhinzi, haterwa ibiti bivangwa n'imyaka, bacukurirwa amaterasi, ndetse n'abafite amashyamba bafashwa kuyasazura. Muri iki kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, turagaruka ku bikorwa byakozwe n'uwo mushinga wa Rafrek, umusaruro watanze haba ku baturage ndetse no kuzamura urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda. Ibi biri mu biteza imbere ubukungu bw'iki gihugu. Ikaze. Kilometero kare zisaga gato 34 nibwo buso bugize pariki ya Gishwati Mukura iherereye mu misozi ya Ngororero na Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Kuva mu myaka 5 ishize hatangiye ibikorwa bitandukanye bigamije kwisubiza umwimerere yahoranye. Ibikorwa byakozwe bishingiye ku masezerano ndetse n'ubufatanye hagati y'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Ibi ari byo byagejeje iyi parike gushyirwa mu byanya bibungabunzwe ku nyungu rusange z'abatuye isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO. Ibikorwa byakozwe byinshi byari bigendereye ku kurushaho kubungabunga ubusugire by'iyi parike. Akaba ari umushinga rero wari ufite intego yo kubungabunga no gusubiranya ishusho y'amashyamba ya Gishwati na Mukura. Hakaba harakozwemo rero ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubungabunga Gishwati na Mukura, aho hatewe ibiti mu bijyanye no gusubiranya ibiti byari byarangijwe. Hakaba hari n'ikindi gikorwa nyamukuru nacyo cyakozweho ku kijyanye no kubungabunga inkengero. Ibindi bikorwa byakozweho twakoranye nanone na RDB. Hari amasezerano yasinywe hagati ya REMA na RDB ajyanye no kurebera hamwe uko parike ya Gishwati na Mukura yakurikiranwa ikabyazwa umusaruro. Akaba ariho hakozwemo management plans zitandukanye. Izo zikaba ubu ngubu zarabaye handed over kuri RDB. Hakaba harimo n'inyubako zashyizwe mu nkengero ya Gishwati na Mukura kugira ngo zifashe muri management ya Gishwati na Mukura, harimo park headquarters ndetse ikaniyongeraho n'ibikoresho bigomba gufasha iyo nyubako kugira ngo aba mukerarugendo duteganya bagomba kuzasura parke bazashobore gusura park bafite facilities zigomba kubafasha muri ibyo bikorwa. Ni umushinga wakozwe harebwa ku nyungu z'abaturiye iyo pariki. Zimwe muri koperative zafashijwe kubona amatungo yo korora nk'inzuki n'ingurube. Abahinzi bo bafashwa gucukurirwa amaterasi nyuma yo gusanga bagorwa n'uko isuri yazaga ikangiza ibihingwa byabo. Abandi batererwa ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'abafite amashyamba bafashwa kuyasazura. Umushinga umaze kugera ahangaha watanze akazi. Urabona gutera muri murenge wose wa Nyange, urabona ko abantu babonye akazi. Abaturage ubwabo nabo batererwa ibiti nk'uko mureba bose ku misozi ibiti bihari. Urumva ibiti kugira ngo ujye kubigurira umuturage uze utera ahantu hangana hatya, urumva ko byaba biguhenze cyane. Urumva ko umushinga utugirira akamaro cyane. Ishyamba ubwaryo ubundi urabona ko ari mu bwubatsi riba rifite akamaro. Ari mu bicanwa mu baturage urabona ko ari mu giturage haboneka inkwi. Ari gutanga n'umwuka mwiza nk'uko nabivugaga. No ku misozi nk'iyo Mbarusa nyine ikaba ahari ishyamba urabona ko hameze neza cyane. No kandi ikatanga n'amafaranga igihe rizaba rikoze nituri bajisha cyangwa twarigurisha
urumva ko tuzabona amafaranga. Ni ibikorwa usibye kuzamura ubuzima bwiza bw'abaturage byanatumye abajyaga kwangiza ayo mashyamba bashakamo ibicanwa ndetse n'ibindi nkenerwa bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi bigabanuka. Benshi ubu ni abarinzi bayo, abandi barishimira izamuka ry'umusaruro wabo. Iyi rafureke itari yaza habagamo kujya kwangiza, ariko tumaze guhabwa aya matungo adufasha kugira ngo tutinjira muri parike kwangiza parike. Twajyagamo kujya gushaka amabuye, twajyagamo kujya gushaka imihembezo. Mbere ya byose iyi rafureke itaraza, ni ukuvuga ngo kuko ishyamba nta burinzi bwabaga buriho, mbega twarikoresha icyo twishakiye. Nahawe ingurube, ahangaha turi njye ndi perezida w'iri tsinda, ni ukuvuga ngo nahawe ingurube. Ubu iwanjye mu rugo mfite ingurube zirenze nk'icumi mu rugo iwanjye. Izo zose nazikuye ku mushinga wa rafureke, bityo nabashije kwagura ubutaka bwanjye. Nari mfite ubutaka butoya, ariko ubu nabashije kubwagura kuko cyane cyane njye ndi umuhinzi. Bityo iyo dukeneye nimba dukeneye amafaranga tugomba kwikenuza amatungo twahawe. Ikindi si aya matungo gusa twahawe n'amatungo magufiya, twahawe n'imbuto z'ibirayi. Ibyo byose byari ukugira ngo tubashe kwirinda kujya muri parike. Umuntu yarahingaga, yaba afite ubutaka bwe umuvuka bujyana bitewe n'isuri nyinshi, ariko aho amaterasi yaziye twabonye imirindasuri, ubutaka bwacu ifumbire twarahingaga ikagenda, ariko kubera amaterasi twabonye ubutaka ubu ngubu turahinga n'ifumbire yacu ntahijya. Umusaruro wiyongeraga bitewe n'uko umuntu yabaga yarashyizemo ifumbire, ariko amaterasi yaziye leta yaduhaye ifumbire dushyiramo. Umusaruro niyo umuntu yarahingaga akeza nk'ibiro 500, aho amaterasi yaziye leta yaduhaye ifumbire umuntu yayizaga nk'ibiro nk'igihumbi cyangwa 800. Kuva uyu mushinga uje, reka niba umuntu atatangaga mituweli ikaboneka, n'umuntu akarya kandi n'amafaranga akaboneka. Aba baturage banagenewe amahugurwa bafasha kurushaho kwita ku byagezweho no kubirinda. Muri 2019 nibwo iyi pariki yashyizwe mu maboko y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Ibibaye parike ya 4 y'igihugu cy'u Rwanda, nyuma ya parike y'Ibirunga, Akagera ndetse n'iya Nyungwe. Kuyitaho no kuyibungabunga ndetse ibyo bikorwa bikajyana no kuzamura imibereho myiza y'abayituriye. Ku ruhande rw'uturere iyi pariki ikoraho mu mboni zatwo n'indi nkunga ikomeye mu kuzamura uburanga bwatwo ndetse n'ubukungu bwaho cyane uhereye ku baturage. Ku buyobozi bivuze guteza imbere abaturage, kuko iki gikorwa cyakozwe ku bufatanye bw'inzego, ari REMA muri ya mushinga rafureke, ari RDB ndetse n'akarere ka Rutsiro, kuko mwabonye ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye twafatanyije. Abakerarugendo batandukanye, ari abanyamahanga, ari abo imbere mu gihugu, bazajya baza kwisura, kandi iyo bahaje bagira icyo basiga ku baturage, hari mu rwego rw'ubukungu amafaranga, kuko hari ibyo bakenera byo gukoresha, ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa. Ikindi ni ukongera imirimo, nk'uko nabikomojeho, abaturage barabona akazi, kuko niba ari umukerarugendo araza yakirwa ahangaha, ariko azakenera umufasha gutembera mu ishyamba, azakenera umugaburira, azakenera umugayidinga kugira ngo amenye ibyo asura. Ibyo byose ni uguhanga umurimo, ni ugufasha abaturage bacu kwiteza imbere. Harazamuka ubukungu bw'abaturage ndetse n'uturere batuyemo dukora kuri iyo pariki. Ku rundi ruhande ni inyunganizi ikomeye ku bukerarugendo bukorerwa mu Rwanda. Ubukerarugendo busanzwe buza imbere mu kwinjiriza igihugu no kuzamura ubukungu bwarwo ndetse no kurushaho kurumenyekanisha mu ruhando mpuzamahanga. Kuri iyi nshuro hiyongereyeho indi pariki, ndetse ku ruhando mpuzamahanga izwi nk'icyanya kibungabunzwe ku nyungu rusange z'abatuye isi. Ibi bivuze ko byongerera u Rwanda ku kuzamura ubukungu buturuka ku bidukikije, haba ku nguzanyo cyangwa ku mpano bishingiye ku kuba rwarabungabunze ibidukikije n'ibinyabuzima muri rusange. Iyi pariki ya Gishwati-Mukura icumbikiye amatsinda 20 y'inguge zibana n'inkende z'amoko atandukanye.
ndetse n'amoko 232 y'inyoni muri Gishwati n'133 muri Mukura. Ibi ari nabyo ikigo RDB gishingiraho kigaragaza inyungu iyi pariki ifitiye igihugu cyane mu kuzamura ubukungu. Bifite byinshi cyane bizazamura kubera iparike irimo kimwe dukesha uyu mushinga watumye dukorana n'abafatanyabikorwa ndetse na REMA na Minisiteri y'Ibidukikije. Hakozwe inyigo zerekana imicungire ya pariki ndetse no guteza imbere ubukerarugendo, harimo n'amoko y'ibinyabuzima y'amoko y'ibinyabuzima bisangwa muri iyi pariki. Ayo moko rero ndetse n'undi mutungo kamere uri muri iyi pariki nibyo bizafasha guteza imbere ubukerarugendo ndetse bugateza imbere ubukungu bw'igihugu muri rusange, nk'uko andi mapariki atatu dusanzwe dufite asanzwe abikora. Kuko icyo tuba tugamije ni ukugira ngo umukerarugendo uje mu Rwanda ahamare iminsi myinshi ndetse n'uwo musaruro tubona ube ugaragara. Niyo mpamvu rero ipariki yonyine izazana navuga ubwiza ndetse n'ibikorwa bitandukanye utasanga mu zindi parike, kugira ngo ba mukerarugendo nibaza babe bahagarara ahangaha bahamare ijoro byiyongera kuri ya majoro yandi barara, kugira ngo ubukungu tuvana mu bukerarugendo bwiyongere. Mu bikorwa byo kubungabunga iyi pariki ya Gishwati Mukura byakozwe n'umushinga RAFREC harimo kubaka icyicaro cy'iyi pariki aho abakerarugendo bahererwa amakuru ajyanye n'iyi parike, kubaka amacumbi y'abakozi b'iyi parike naho ba mukerarugendo bashobora gucumbika, kugaragaza inkengero z'iyi parike ndetse abaturage banafashwa guhabwa ibibafasha bibarinda kujya kwangiza iyo parike bashakamo ibicanwa, kuragiramo ndetse no gucukura amabuye y'agaciro. Ibi byari intandaro yo kwangiza iyi pariki. Ibi byose byakozwe ku bufatanye bw'inzego zitandukanye ndetse no gusangizanya ibitekerezo n'abaturage bayituriye. Ahari naho ikigo REMA kibinyujije mu mushinga RAFREC gisaba abaturage gusigasira ibyagezweho kuko biri mu bibafasha kuzamura imibereho yabo. Turasaba abaturage batewe inkunga na RAFREC ko amasomo babonye bakuye mu mushinga bayashyira mu bikorwa, bagakomeza kubungabunga inkengero z'imigezi ndetse n'ibiti byaziteweho, bakanakomeza gukurikirana umunsi ku munsi, bakarinda park, bakayirinda ba rushimusi. Ko amahirwe bafite nuko baturiye park, kandi park nirindwa nabo bazayibonaho benefit zizabafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko mu gihe icyanya cyemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, umuco n'ubumenyi UNESCO nk'icyanya kibungabunzwe ku nyungu rusange z'abatuye isi, mu gihe cy'intambara kiba kirinzwe ku buryo kitangizwa hashingiwe ku masezerano y'i Geneve. Ni mu gihe kandi iyo cyemejwe na UNESCO kiba kigomba kubungwabungwa ndetse kikanagenerwa ubufasha ubwo ari bwo bwose mu gihe gikeneye gufashwa ndetse kikanazamurirwa ibikorwa by'ubukerarugendo n'imishinga mpuzamahanga. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakwibutsa ko ibikorwa bya muntu birimo gushaka ibicanwa, kuragira amatungo ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari byo byari ibyibanze mu kwangiza amashyamba kimeza ya Gishwati ndetse na Mukura. Kuri ubu akaba yarasubiranyijwe haterwamo ibiti byari byaratangiye kuzimira ndetse no kugaragaza imbago yayo. Ubu abaturage bayaturiye bafashijwe kuzamura imibereho yabo. Kuri ubu nibo barinzi no kubungabunga iyo pariki ya Gishwati Mukura. Iyi pariki yitezweho kuzamura ubukungu bw'u Rwanda bishingiwe ku bukerarugendo bwitezwe kuzakorerwamo. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda cya none. Reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.